Ese ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Turagushimye Mana nziza, tugushimiye kugira neza kwawe, dushimye ko banye natwe ukaturengera. Icyubahiro ni icyawe buri iteka ryose. Mwami Imana, aya masaha tugeze imbere y'ubwiza bwawe, turakwinginze kugira ngo tweze tuboneze rwose, dukure mu gayo yose tugaragayeho mu byo twavuze, mu byo twatekereje, mu byo twakoze. Mwami tubabarire, kimara kutubabarira ubane natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe. Twemere ijambo ryawe rigira aho ridukura n'aho ritugeza, mu izina rya Yesu Kristo ritubere impamba muri uru rugendo. Data mwiza, icyo twanze no gukora kwa Satani n'ingabo ze, mu izina rya Yesu Kristo dutumiye Imana, Umwana n'Umwuka wera ngo bibane natwe none n'iteka ryose. Amen. Tukomeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Bagalatiya ibice 6 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 10. Reka nsome mu izina rya Yesu. Ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo asarura. Ubiba umubiri we muri uwo mubiri azasarura kubora, ariko ubiba umwuka muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Twe gucogora gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Nuko rero tugirire bose neza uko tubonye uburyo, ariko cyane cyane ab'inzu y'abizera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, iryo jambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima uyu munsi. Ijambo ry'Imana riravuze ngo ntimuyobe. Ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru. Ibyo umuntu abiba ngo kuko ibyo umuntu abiba ari byo asarura. Bene data, ntimuyobe. Muri iyi minsi hariho ubuyobe bwinshi, ariko turakwiye gusaba Mwuka wera kugira ngo atuyobore, tumenye uko dukwiye kwitwara, naho dukwiye kunyura, n'ibyo dukwiye gukora n'ibyo tudakwiye gukora. Kuko abantu benshi muri iyi minsi bafite ubuyobe ngo ni iterambere, ngo turi kugendana n'igihe, ariko ndagira ngo mbabwire ngo ntimuyobe. Ibyo ngibyo ni ibihendo bya Satani, ibyo ngibyo ni ibihendo by'umwijima, kuko ndagira ngo mbabwire ngo ibyo bizarangira kandi ni iby'igihe gito. Icyiza ni uko buri muntu wese yamenya uko ahagaze n'uko yitwara imbere y'Imana, aho kugira ngo turangazwe n'utwo duhenda abana, aho kugira ngo turangazwe n'ibyo bidafite umumaro, duteshwe umwanya n'ibyo bizarangira. Nimureke duhanga amaso Imana, nimureke tumenye icyo Imana idushakaho, nimureke dufate igihe tuba imbere y'Imana, nimureke dufate igihe dusoma ijambo ry'Imana twumve icyo Imana itubwira. Tureke guta igihe muri ibyo bidafite umumaro, kuko ibyo bizarangira, ni iby'igihe gito. Imana itugirire neza. Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Bene data, nagira ngo mbabwire ngo ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Niba uri gukora ibibi, umenye ko uzasarura ibibi. Niba uri gukora ibyiza, umenye ko uzasarura ibyiza. Kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye mu byahishuwe ngo dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu ibihwanye n'ibyo yakoze. Mwene data, nagira ngo ubwire ngo Imana iri hafi kuzana ingororano kugira ngo igororere buri muntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze. Kandi ijambo ry'Imana ritubwiye ko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Mwene data, ndagira ngo ubwire ngo nubiba ibibi uzasarura ibibi, nubiba ibyiza uzasarura ibyiza. Ariko ntibikwiriye ko dukora ibibi, kuko nidukora ibyiza tuzemerwa. Nimureke dukora ibyiza, kuko nibyo Imana idushakaho. Kuko ndagira ngo mbabwire ngo hazabaho kumurika imirimo. Buri wese amurika ibyo yakoze, kandi buri wese azamurika iyo mirimo. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo wisuzume ku rwawe ruhande,
urebe ibyo uri kubiba, urebe kuri kubiba ineza, urebe kuri kubiba urukundo, urebe kuri kubiba ingeso nziza, urebe kuri kubiba kwihangana, urebe kuri kubiba kwirinda, urebe kuri kubiba kwizera, urebe kuri kubiba amahoro. Ibyo ngibyo nibyo byiza Imana idushakaho. Wirinde kubiba urwango, wirinde kubiba umujinya, wirinde kubiba ubusambanyi, wirinde kubiba ubusambo, wirinde kubiba urwango n'uburyarya. Ibyo byose ubyirinde, kuko buri muntu wese azagororerwa ibihwanye n'ibyo yakoze, kandi ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Birakwiye ko dukora ibyiza. Imana yaturemeye imirimo myiza muri Yesu Kristo, iyo yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Birakwiye rero ko mwene data ukora ibyiza, ukagendera mu murongo mwiza, kugira ngo nawe uzasarure ibyiza, kuko buri muntu azahembwa ibihwanye n'ibyo yakoze. Buri muntu kandi ngo azikorerera uwe mutwaro. Birakwiye ko uba maso, ukamenya icyo Imana igushakaho, ukamenya icyo ijambo ry'Imana rikubwira, nanjye nkamenya icyo Imana ishakaho, nanjye nkamenya icyo ijambo ry'Imana rivuga ku myitwarire y'umukristo, ubundi tukagendera mu murongo mwiza kugira ngo tuzagire iherezo ryiza. Ntimuyobe rero ngo mutwarwe n'iby'isi bizarangira. Twaje mu isi ntacyo tuzanye, tuzayivamo ntacyo tujyanye. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mugire umutima unyuzwe, uko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo kubaha Uwiteka iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe ngo bigira inyungu, bizana inyungu nyinshi. Bene data, birakwiye ko tugira umutima unyuzwe n'uko Imana yatugize, tugira umutima unyuzwe n'ibyo Imana yaduhaye, ntidutwarwe n'iby'isi, ntidutwarwe n'irari ry'iby'isi, ntitujye mu nzira mbi kugira ngo tube ab'ibitangaza, ntitunyure mu nzira mbi kugira ngo tubone byinshi, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo uduke turimo gukiranuka turuta byinshi birimo gukiranirwa, kandi ngo ubwinshi bw'ibintu umuntu atunze ntabwo ari byo bimuhesha ubugingo. Kandi ijambo ry'Imana rirongera rirambwira ngo byakumarira iki kuguha iby'isi byose niwaka ubugingo? Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo biribwa n'abatarabiruhiye. Birakwiye ko umuntu yita ku iherezo rye, kuko abantu muri iyi minsi bari gutungurwa. Kristo ari hafi kuza gutwara itorero, ariko mu gihe atari yanaza ushobora gutungurwa ugataha. Birakwiye rero ko buri munsi wita ku iherezo ryawe, ntutwarwe n'iby'isi, ahubwo ndakwinginga kugira ngo ubibe ibyiza, kugira ngo uzasarure ibyiza. Utwo duhenda abana twe gutwara umwanya, ahubwo shaka Imana kurushaho, wegere Imana kurushaho, wongere ibihe byo gusenga, kuko ibihe turimo birakomeye. Nubwo utabibona, ariko ibi bihe birakomeye kandi biraruhije. Mu minsi iri imbere ndagira ngo mbabwire ngo hagiye kuzatambuka uwasenze neza by'ukuri, wasenze Imana atayiryarya. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo utangire uyu munsi wisuzume, urebe ukuri kugenda n'ukuri kwitwara, kuko Imana ntinegurizwa izuru. Imana itugirire neza, kandi Imana ikomeze twiteho. Ariko ngo ubibira mu mubiri we, muri uwo mubiri azasarura kubora, ariko ubibira mu mwuka, muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Bene data, abatwarwa n'irari ry'umubiri, abatwarwa n'ibyo kunezeza umubiri, abatwarwa n'ibyo gutaka umubiri, ngo abo ngabo bazasaruramo kubora, umubiri uzabora. Imana itugirire neza. Ngo ariko ubibira mu mwuka, ukora ibyo Imana ishaka, ugendera mu nzira nziza, ukora ibyo Imana yishimira, uyoborwa n'umwuka, ngo azasarura ubugingo buhoraho. Bene data, nagira ngo mbibutse ngo nubwo ntawe utabizi, umubiri urabora. Ubibira mu mubiri rero amenye ko umubiri ari gushakira ibyo byose uri gushakira umubiri, wibuke ko umubiri uzabora. Ibyiza ni uko twabibira mu mwuka kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho, kuko muri isi turi abashyitsi, turacumbitse, hano ntabwo ari iwacu, turi mu rugendo, turi kujya mu ijuru. Ndakwinginga kugira ngo ubibire mu mwuka kugira ngo uzasarure ubugingo buhoraho.
Imana itugirire neza. Muri iyi minsi abantu bahangayikishijwe n'iby'umubiri cyane, nibyo bibabujije gusinzira, nibyo bitumye bagirana ibibazo na bagenzi babo, nibyo bitumye bagira ishyari, nibyo bitumye bagambanira abandi. Ariko ndagira nkubwire ngo ibyo uri kuruhira ni iby'igihe gito, bizashira. Kandi ibyo byo kugira ngo unezeze umubiri wawe, ndagira nkubwire ngo umubiri uzabora. Icyiza ni uko wabibira mu mwuka, ukazasarura ubugingo buhoraho, ukazaba mu ijuru ry'amahoro, aho tutazongera kubabara ukundi. Imana itugirire neza. Wowe nkurikiranye, ndakwifuriza ko nawe wabibira mu mwuka, ukazasarura ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza. Twe gucogora kugira neza, twe gucogora gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Bene data, twe gucogora kugira neza. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo uzi gukora neza ntabikore ngo bimubere icyaha. We gucogora kugira neza, nanjye nawe gucogora kugira neza. Tugire neza, dukore ibyiza, tugirire abantu neza, duhindurire abantu ubuzima. Buri muntu byibuze agira umuntu ahindurira ubuzima mu ntege nke, mu duke ufite, muri utwo duke Imana yaguhaye. Gira umuntu uhindurira ubuzima. Hagira umuntu urya kubera wowe, hagira umuntu useka kubera wowe, hagira umuntu ugira aho kuba kubera wowe, kuko nitutagwa isari igihe nikigera tuzasarura. Imana ishimwe. Ibi ngibi nabyo ni imirimo izaduherekeza. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo twe gucogora kugira neza. Mwene data, gira neza kandi ugirire neza bose, nturobanure ku butoni. Nicyo Imana idushakaho. Imana ikomeze twiteho. Ngo nuko rero tugirire bose neza uko tubonye uburyo, ariko cyane cyane ab'inzu y'abizera. Bene data, ndagira ngo babwire ngo tugirire bose neza uko dushoboye. Umuntu wese umugirire neza, utitaye aho aturuka, utitaye aho avuka, utitaye kutamuzi. Abantu bose mureke tubagirire neza, ariko ngo cyane cyane abo mu nzu y'abizera, cyane cyane abo muteranira hamwe, abo musengana, abo mufatanyije urugendo, abene so, cyane cyane ari bo ugirira neza. Imana itugirire neza kandi Imana ikomeze twiteho. Bene data, birakwiye ko tugirira abantu neza kandi tukagira urukundo, tugafasha bose tutagize ikintu tureberaho, tukagirira neza bose tutagize kurobanura. Bene data, mureke tureke kurobanura abantu ku butoni, ahubwo abantu bose tubagirire neza. Erega bene data, kugirira umuntu neza ntabwo bisaba kuba umuntu afite byinshi, ntabwo bisaba kuba umuntu atunze byinshi, ahubwo umutima ukunze umuntu abikoranye niwe Imana yishimira. Kuko negeze mbona ngo umugore w'umupfakazi yaragiye ajya gutura agaceri yari afite, abandi nabo bakajya bagatura ibifaranga byinshi, ariko Yesu arangije abona ituro ry'uwo mugore w'umukene, kuko ngo yari yatanze icyo giceri aricyo yari afite. Ngo ariko abandi ngo bari bazanye byinshi, ngo ariko basaguye. Imana rero ikireba ni umutima ubikoranye. Mu bushobozi bwawe buke, muri duke Imana yaguhaye, gira uhindurira ubuzima, gira ugaburira, gira uwo wambika, gira usura, gira icyo ukora, gira akantu kose ushoboye. Akantu, burya nta kintu imbere y'Imana gipfa ubusa. Akantu kose umuntu akoze imbere y'Imana karandikwa. Imana ijya yandika akantu kose, nta gakorwa na kato wakora ngo kabe ngo Imana ibure kukandika. Ikintu cyose ukoze rero ushobora kugikora wagisuzuguye, ushobora gufasha umuntu wabisuzuguye ubona ko ari ibintu bigayitse, ariko Imana yareba umutima ubikoranye ikakugirira neza. Kandi bene data, ndagira ngo mbabwire ngo imirimo myiza kandi imirimo y'abera izibukwa. Imana izayibuka kuko yose irayandika, nta murimo n'umwe ujya ugwa hasi. Niyo mpamvu nkubwira ngo gira uwufasha, gira uhindurira ubuzima, gira utuma aseka ku bwawe, gira utuma agarura icyizere cy'ubuzima ku bwawe, gira uwo wambika, ugire ugaburira, ugire utuma yiga, ugire utuma abonaho kuba. Mu bushobozi bwawe, abantu Imana iba yarabahaye bitandukanye, ariko muri bike Imana yaguhaye
girira abantu bose neza, kandi twe gucogora kugira neza, kandi ngo uzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha. Imana ibamere umugisha, kandi Imana ikomeze ibiteho. Reka dushime Imana kubwira ijambo, ariko sinabura kubwira umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, namwakire igihe n'iki. Uyu munsi ni wawe, ejo ntuhazi. Wivuga ngo nzamwakira ejo, kuko n'iri joro ushobora gutungurwa, cyangwa no mu mwanya uraza ushobora gutungurwa. Muri isi turi abashyitsi. Mwakire Yesu Kristo, kuko muri Yesu Kristo tuboneramo amahoro, tuboneramo ibyishimo, tuboneramo umunezero, tuboneramo kugubwa neza, kandi ikiruta byose tukaboneramo n'ubugingo, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo mwakire. Ntabwo uzicuza kumukurikira, ntabwo uzicuza kugendana nawe, ahubwo ni amahitamo meza. Ni ukuri ndagira nkubwire ngo Yesu araryoshye, kandi ngo ahumura neza, ngo nta kirabyo gihumura nkawe. Imana ishimwe, araryoshye, nta buki buryoha nkawe. Yesu, kuba muri Yesu bituma umuntu agubwa neza, akagira amahoro yo mu mutima, nubwo yagera mu bikomeye akabitambukamo neza. Ni ukuri, kandi ntibigire icyo bigutwara. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo uze muri Yesu, wumve uwo munyenga wo kuba muri Yesu. Imana ikomeze ibamere umugisha. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kubw'amagambo meza yawe yo kuduhwitura, atubwira ngo ntituyobe. Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo asarura. Data mwiza, turakwinginze kugira ngo aho tutitwaye neza, aho twakoze ibyo utishimira, aho twakoze ibinyuranyije n'ijambo ryawe, Mwami tubabarire. Ukimara kutubabarira, utwemerere, uduhe kubiba ibyiza, uduhe kubiba urukundo, uduhe kubiba ingeso nziza, uduhe kubiba gukiranuka, kuko ibyo nibyo wishimira. Mwami bana natwe, abankurikiranye nawe ukomeze ubahe kugira ingeso nziza, ubahe kubiba ibyiza, kugira ngo bazasarure ibyiza. Data, komeza ubiteho, buri wese uko agukeneye akubone. Neza yawe ganza iteka ku buzima bwabo. Abarwayi bakize, abafite intimba n'agahinda ubahe amahoro mu mutima, abategereje urubyaro ubahe urubyaro, ababuze akazi ubaremere akazi, ababuze uko babigenza wongere ubiyereke. Umurimo wawe komeza uwagure, ugabanye abarimbuka wongere abakizwa, abadahinduka ubahindure, abari bacitse intege bongerera imbaraga. Urakoze kumvishe gusenga, icyubahiro ni icyawe ubu n'iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ibiteho, kandi ikomeze ibarindire ubugingo, kuko aribwo buruta byose. Naho ubutaha. Bye.